Murakaza neza mwese, murakaza mwisanga, muhawe ikaze mwese kuri ino channel yacu. Iwacu ntiduheza, kandi iwacu hahora ibyiza, hahora udushya kuri channel yacu rwose. Muhawe ikaze. Noneho tugiye kurebera hamwe ukuntu wafungura international TikTok account. Nakoze video y'ukuntu wafungura YouTube part 1 na part 2, nabyo narabya-uploadinze byose. Noneho tugiye kurebera hamwe ukuntu wafungura international TikTok account. Birambabaza cyane iyo tubahereza utuntu tw'ubwenge nka gutya, ariko ukajya ukumva ngo umuntu bamuriye amafaranga bamufunguriza YouTube cyangwa bamufunguriza ngo international TikTok account, kandi nyamara ari utuntu tworoshye utakora no mu minota 6. Ni utuntu tworoshye utakora no mu minota 6. Ni utuntu turi very simple, at least 5 seconds uburangije kubikora. Noneho guys, noneho iyo ushaka gufungura icyo twise international TikTok account, ikintu cya mbere usabwa nuko waba ufite email nshyashya, nta kintu na kimwe gifungurije kuri iyo email aribwo uyicreatinze. Niba utarabona ukuntu bakiriyetinga email cyangwa si Google account, genda gatoya umanuke nagukoreye iyo video ni yawe, uyirebe neza. Ahantu utarumva usubize inyuma urebe neza witonze, iyo video ni wowe nayikoreye. Guys, ntimugire ngo natinze mu magambo, bura twatangiye gufungura international TikTok account, video yacu yatangiye. Nuko impamvu ntari kubikora, nimero zanjye zose ziriho ama email zabaye verified by Google, so niyo mpamvu rero ntari kubikora. Ariko iyo video ibigaragaza ukuntu wafungura Google account cyangwa se email narayikoze. Genda gatoya urahita uyibona, nurangiza uzukomerezeho iyi video. So biragusaba kuba ufite email nshyashya idafite ikintu na kimwe ifungurijeho. Umungumu hari email nsanzwe nkoresha, ndaza kuyikoresha turebe ko bya bintu biranga international TikTok account bihari. So guys, mbibutse ko international TikTok account ari TikTok ukoresha mu mpano zawe Imana yakwihereye, then warangiza ugatangira ukakorera amafaranga, ukajoininga amalive. Ukijoininza amalive ukorera iki? Amafaranga. Video yacu yatangiye, mutagira ngo ndi kuvuga gusa, twatangiye buriya. So guys, wowe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo video yacu dukomeze tuyikurikirane. Noneho no kuvuga ngo ikintu ugiye gukora, ugiye gukiriyetinga iyo Google account. Numara kuyikiriyetinga urasabwa kujya ahangaha muri no Play Store. Hano muri iyi Play Store, numara kujya muri iyi Play Store uyifungure. Numara kuyifungura ukuremo application yanditseho ngo TikTok. Iyi ngiyi niyo iri international, niyo bakoresha. Ikintu kizakwereka ko TikTok account yawe iri international nuko itazajya, ntabwo wayiloginga muri ino TikTok Lite. International TikTok account ntabwo ikora muri ino TikTok Lite, nicyo kintu kibigaragaza. Guys, noneho nta kindi uraza gukora. Niba wamaze gukiriyetinga email yawe, nari nakurindiriye kuko video yacu yo yatangiye, nari nakurindiriye. Noneho tugiye guhita dufungura ino Play Store yacu, dukuremo iyi application yitwa TikTok atari Lite. Noneho niturangiza dufungure ino TikTok yacu, turangiza tuyifungure. Guys, wowe utarakora subscribe, kora subscribe please. Mudufashe tujye dukora subscribe kugira ngo biduteze imbere. Nukuvuga ngo account zose nuba usanga ino TikTok account zose usanga urasabwa kugira kuzikuramo. Account zose urasabwa kuzikuramo. Urabona ko ninjya kurayikinga iyi video hano, ninjya kuyirayikinga
barahita bangira ute, barahita banyohereza ahandi hantu. Njyewe account yanjye nari nayikuyemo, mwebwe mutanarafolowinga Teacher David TV Rwanda naho niko twitwa, mwadufolowinga. So noneho ikintu uraza gukora, urahita ukora ahangaha handitse ngo add another account. Tugiye gufungura international TikTok account, za zindi babaca amafaranga, YouTube channel babaca amafaranga ngo muri kuzifunguza. Guys, wayifungurira kandi ukayikurikirana ikaba monetize. Guys, noneho urahita uza ukore hano handitse add another account. Bazongere babarya amafaranga ngo ntabwo Teacher David yabivuze. Guys, nta kindi kintu uraza gukora, dukurikire akantu ku kandi tubijyanemo neza, nta kindi kintu uraza gukora. Hano hantu uri kuhabona, kaburetse tumanze dukupe bino, banza umbwire niba hano hantu uri kuhabona. Hano hantu uri kuhabona, aha hantu uri kuhabona handitse ngo u Rwanda, but make sure that location yawe irafunze kugira ngo utaza kujya mu bihano. Aha hantu handitse u Rwanda nawe uri kuhabona, aha hantu uri kuhabona, hariya hantu urahakirikaho kabiri, uradondaho kabiri. Numara kudondaho kabiri urategereza. Tugiye gufunguriza international TikTok account yacu mu bihugu biri monetize. Murabizi ko Amerika ni igihugu cy'igihangange, nicyo dukunda gukoresha twese, cyangwa se United Kingdom, cyangwa se France, Ubufaransa, nacyo kiri monetize. Ubufaransa reka dukoreshe United States, reka dukoreshe United States. Urascrollinga urabona ko nayigezeho United States. Iyi ngiyi niyo tugiye tugiye gukoresha. Guys, wowe utarakora subscribe, kora subscribe. Urabona ko tubagezaho utuntu tw'ubwenge. Save your money for the future, please. Save your money for the future. Koresha telefone yawe uyibyaza umusaruro. Urajya gutanga amafaranga ku bandi bantu, Teacher David ari kukuzanira content z'ubwenge. Ubwo se urumva koko ari byo? Ntabwo ari byo. Ahubwo wowe kora subscribe kugira ngo udushya twose ujye utubona. Guys, urahita uza ukore hano handitse United States. Ubu noneho account yacu igiye kujya muri United States. Noneho turahita tuza hano handitse continue with Google. Continue with what? With Google. Urahita uhakora. Mbibutse ko twavuganye ko ugomba kuba ufite email nshyashya, Google account nshyashya. This is how we are going to create international TikTok account without any payment. Kwicara gusa ukareba ibyo ndi gukora, nawe ukaba wegukanye international TikTok account. Guys, ntibakajye babajya amafaranga. Iyi channel narayizanye ngo ije itugezaho ibintu bikenewe muri societe, ibintu mbega nanjye reka mfate siroga y'irembo ngo byikorere kabisa. Noneho duhite dukirika kuri iyi email yacu. Wowe iyo email ufite ukuntu uraba wayise, gusa barahita bakugeza kuri izi email. Nurangiza ugira ute uyikirikeho. Reka tuyikirikeho. Yego, turategereza gatoya. Wowe ukora subscribe kugira ngo tujye tubana byose. Urategereza gatoya. Mbibutse ko kugira ngo ugire international TikTok account bigusaba kuba ufite email nshyashya. Noneho tugiye kureba ibintu biranga international. Wabonye ko twahinduye location dushyira muri United States. Tugiye kureba ibintu biranga international TikTok account. Turebe ko ino account yacu byujuje. Nidusanga itabyujuje biraba ari ikibazo cyuko email yacu twari dusanzwe twikoresha, kuko iyi ngiyi ni email yanjye nsanzwe nkoresha. Turahita tuza hano kugira ngo turebe ibintu
twakoze niba ari byo. Hano handitse profile, reka mabereke neza. Turahita tuza hano hari profile, ahangaha hari profile, kari agatwe kameze kuriya profile. Dutegereze. Wowe utarakora subscribe, please kora subscribe. Yego, yari isanzwemo, iyi ngiyi yari isanzwemo. Yego, uhita ugira gutya usevinge. Ndabona nari nsanzwe nyikoresha. Noneho urahita uza kuri utu tudoti dutatu hariya urebe. Text kabisa. Noneho hano ibi bintu rero, ibi bintu nibyo biranga international TikTok account. Harimo TikTok Studio, Balance, hakaza this one and this one. Ibi ngibi nibyo biranga international TikTok account. Noneho kugira ngo ubiverifyinge neza, urahita uzukirike hano handitse TikTok Studio. Hagucya this is international TikTok account. Hano byarangiye rwose. Ibi ngibi nibyo biyiranga. TikTok Studio, Balance, my QR code, settings and privacy kabisa. Ubu ngubu iri muri United States. So noneho ikintu uri buze gukora, uraza kureba ahangaha. No kuvuga ngo noneho, yego, reka turebe monetization, more tools, monetization. Noneho hano ntabwo byuzuye. Ntabwo byuzuye bitewe nuko ugomba kuba ufite icyo twise hari izindi feature ziri kubura hano. Hari izindi features ziri kubura ahangaha. Creator reward program ntayo ndi kuhabona. N'utundi tuntu ndi kubona hari utudahari, hari ututuzuyeho. Gusa international TikTok account iba yujuje utundi tuntu. Hari udufeature tutari kubonekaho, ariko wowe impamvu tutari kuhaboneka nuko nakoresheje email ishaje cyangwa se isanzwe ikoreshwa. Wowe nukoresha email nshyashya ugakurikiza step by step kurana bikweretse, biraza guhita bikunda. Hano uraza kuhabona andi features. Hari uraza za creator reward program, urabona ko ntayihari. Marketing press nayo urabona ko ntayihari. Ubwo izo zose zigomba kuba zihari. So impamvu rero batabimpaye nuko email yanjye isanzwe ikoreshwa. Wowe nuza gukoresha email ishaje uri buze kubibona. So this is the end of our video. Thanks for watching. Ahangaha rwose wowe warebye video kugeza kuri uyu munota, ndumva wegukanye international TikTok account. So noneho ikindi uyikorereho ibintu Imana yaguhayemo impano, ugaragaza ibyawe byose, then utangire waninge money. Ntihazagira umuntu wongera kubarya amafaranga yanyu abafunguriza ngo international. Gutya niko bikorwa, ibanga ndarimenye noneho ikizaba kiba. So noneho kora subscribe, like, share, utwandikire muri comment ibindi bintu twagufasha kugira ngo tugufashe dukomeze. So ndumva arahangaha birangiriye. Wowe nuza kuba ufite email nshyashya, gusa iyi nayo ni international, nayo yabaye international, ahubwo nuko yari isanzwemo. Kuko usanze ko urabona ko dufite abasubscribers 110. Abasubscribers bangiye dufite abafollowers 117. urabona ko dufollowing abantu 39. So ubwo rero ikintu biragusaba urabona ko isanzwe ikoresha. Urabona ko ifite abafollowers isanzwe ikoreshwa. So wowe nubu ufite inshyashya biri buze gukunda. Thanks for watching. This is the end of our video. God bless you.